Haleluya. Amen. Bwira mugenzi ngo bahano uhari. Sifa kwa Mungu. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuganga Luka. Umuganga witwaga Luka yanditse ijambo ry'Imana igice cya 24, dusome umurongo wa 2 tuze kugeza hepfo tugeze nko kwa 7. Babona igitare kibirinduwe kivuye ku gituro, binjiramo ntibasanga intumbi y'umwami Yesu. Bakiguye mu kantu, abagabo babiri barahagaragara, bahagarara aho bari bambaye imyenda. Nuko abo bagabo barababaza bati, niki gitumye mushakira umuzima muwagize gute? Umuzima muwagize gute? Ntari hano ahubwo yagize ate? Bwira mugenzi ngo icyo gihe yari yazutse. Dusome Mariko igice cyaho cya 16 umurongo wa 4. Dusome gore ku murongo wa 3. Barabazanya bati, ninde uri tubirundurire kiriya gitare cyangwa se cya gitare kiri ku munwa w'igituro? Ariko bararamye babona igitare kibirunduwe hirya, nubwo cyari kinini cyane. Twakeneye ijambo ry'Imana. Uyu mugoroba mwiza tujye kwiga ku ijambo rivuga ngo the power of resurrection. Imbaraga z'iki? Z'umuzuko, cyangwa se imbaraga zo kuzuka. Bwira mugenzi ngo uyu munsi wakire imbaraga zo kuzuka. Mugenzi ngo akira imbaraga zo kuzuka mu izina rya Yesu. The power of resurrection. Bibiliya iyo isomye, haleluya. Bibiliya iyo isomye yerekana urupfu mu buryo bwinshi. Urupfu rwa mbere Bibiliya yerekana ni ugutandukana k'umwuka w'umuntu n'umubiri w'umuntu. Umuntu agapfa akarangira bakaba bamuhamba nk'uko Lazaro yagize gute? Yapfuye. Urupfu rwa kabiri Bibiliya ivuga ruboneka mu Efeso igice cya 2, aho Paulo yanditse ngo natwe yaratuzuye abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro. Bibiliya aho ngaho unyihangane niba ukiri mu byaha, kuko imbere y'Imana ugaragara nk'uwapfuye. Ariko ubuntu bw'Imana yatanze ni ukugira ngo abari bapfuye bishwe n'ibyaha bazuke mu izina rya nde? Urupfu rwa gatatu Bibiliya ivuga ni urupfu ruzabaho nyuma y'impfu tubona, ruzabaho ari urupfu rwa kabiri. Urwo rupfu ruzaba ari finito. Yesu nashimwe. Ni nako n'umuzuko ubaho. Umuzuko wa mbere ni umuzuko wo kuzura umuntu wari upfuye, umwuka we n'umubiri byatandukanye akazuka, nkuko Yesu yavuze ngo Lazaro sohoka amaze iminsi 4 ava mu gituro aza ari muzima. Umuzuko wa kabiri ni umuzuko w'Imana ikirizamo umuntu ibyaha, akava mu mubare w'abishwe n'ibyaha akajya mu mubare w'abacunguwe n'amaraso ya Kristo. Umuzuko wa nyuma ni umuzuko wa kabiri uzabaho n'ubundi mu gihe cy'imperuka. Murabizi abantu bazapfa, habaho ikindi gihe cyo kuzuka, babeho bongere bapfe. Hari umuzuko wa mbere uzajyanwa hazagenda bizeye, uwa kabiri hazagaragara abantu ngo bashoboye kwicungura batacungwe n'amaraso ya Kristo. Icyo gihe cyo kwicungura rero abantu bazabishobora ni bakeya. Icyo gihe hazaba umuzuko wa kabiri. Tujye kwigana imbaraga z'umuzuko rero. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo bano bagore bageze kuri uno musozi Yesu yari ahambwemo, imva ye yari igitare. Bahageze baribaza ngo mbese ninde uri bukuro kino gitare kugira ngo twinjiremo hari? Bahageze basanga igitare bitaga ikibazo cyavuyeho. Igitare cyavuyeho n'iki? Nuko hari imbaraga z'umuzuko zari zabayeho. Gupfa bisobanura kunanirwa, gupfa bisobanura ubukene, gupfa bisobanura gutsindwa, gupfa bisobanura gusubira inyuma mu kwizera, gupfa bisobanura kubatwa n'imyuka itandukanye, gupfa bisobanura gusubira inyuma no gutsindwa, gupfa bisobanura kuba iwanyu papa wamaze gushaka akazi akakabura, gupfa bisobanura bya bibazo byose ubona bimaze gukandamizwa n'imbaraga zitwa urupfu. Ariko umuzuko ni imbaraga zivuguruza urupfu. Mpera Yesu icyubahiro. Umuzuko nizo mbaraga zonyine zibwira urupfu ngo tuza. Umunsi Yesu yapagaho, abo yakirije abarwayi, abo yari yarakiriye neza, bamuhagaze imbere baramucira. Ijambo ry'Imana ngo bamukubise inshyi, ntago ari uruki, barabyatura. Abandi ngo bamuzungurije umutwe, aba bari kumusaraba bamureba bakazunguza umutwe bagacira hasi bakomeza bakagenda. Kandi abo ngabo nibo yatubura imigati, nibo yazuriye abantu. Y'urupfu rwaje agasuzuguro gataha iwawe. Y'urupfu rwaje abantu barakwanga. Uri mu buzima bwapfuye iwanyu nta kintu na kimwe kiba kijya imbere. Uri mu buzima bwapfuye uti cyizere. Uri mu buzima bwapfuye ibyaha biragutwara, ukaba ukora imirimo y'Imana ukaza mu rusengero, ariko ukavuga ati nanjye mba numva ubwanjye nararangiye kubera ko uri mu bubasha bw'urupfu. Ariko uyu munsi Imana ikumpera imbaraga z'iki? Z'umuzuko mu izina rya Yesu. The power of resurrection. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki rero?
ubundi imbaraga zo kuzuka zizingiye ku ijambo rimwe. Ijambo riravuze ngo mwishakira umuzima mu bagize gute, wapfuye. Imbaraga z'umuzuko zaje, ijuru ritangaza itangazo rikavuga ngo uyu mwana mwishakira umuhanga mu baswa. Imbaraga z'umuzuko zaje, Imana iratangaza ngo mwishakira umutunzi mu bakene. Imbaraga z'umuzuko zaje, ijambo ry'Imana riratangira kukuvugwaho ikavuga ngo mwibarize umukiranutsi mu banyabyaha. Imbaraga z'umuzuko zageze ku kagabo kitwaga Zakayo, gatashye iwabo mu rugo rwako, basanga kagiye ari kamwe, batashye ari babiri. Barabaza ati usi uyu mugabo mutanye ninde? Aba ngo uyu nguyu niwe nashatse kureba mu buzima bwanjye bwose. Imbaraga z'umuzuko zitahiwe. Imbaraga z'umuzuko nizo itorero zikeneye muri iyi minsi. Amatorero y'Imana akeneye imbaraga z'umuzuko. Ubwoko bw'Imana bukeneye kuzuka. Igihe Yesu yazukaga, yasanze abigishwa be bamaze iminsi barifungiranye, kubera ko iminsi 3 yamaze mu mva cyari nk'ikigeragezo ku bamwizeye. Imbaraga zo kuzuka zitari mu buzima bwawe, ubona kugira Kristo ari ikibazo bitewe n'inshuti uri kumwe nazo, ukajya ukabona ko kuba ufite Kristo muri izo nshuti ukabona ni ikibazo kikuriho, kubera ko nta mbaraga z'umuzuko ziri kugaragara mu buzima bwawe. Petero n'izindi ntumwa zose baragiye barikingirana, baravuga ati uyu muntu naramuka atazutse, bya bindi batwitaga ngo ni idini ry'inzaduka, bazatwita inzererezi n'abasazi bataye umutwe. Abirirwa bajya muri repetition, bihaye akazi ko kubwiriza, bihaye ibintu ngo byo gukizwa, ngo bihaye ibintu ngo ntibakopera, ngo bihaye ibintu ngo ntibatukana, bihaye ibintu ngo ntibiba, ngo ntibitiza, ngo ntibagira gute. Byo byose byari bigiye kwandikwa ku ntumwa 12, byari bigiye kwandikwa ku bantu bajyaga begera Yesu bakamara umunsi bicaye bumva ijambo ry'umutsima utanga ubugingo. Byari kwiyandika, abantu bamara iminsi bihishahisha, abantu bose barigize busy banze kuvuga Yesu kuko bari bakiri mu rungabangabo. Ku munsi wa 3 Yesu yarazutse, amahanga yose atangiye kumenya ko wa mugabo bishe yongeye akazuka mu izina rya Yesu. Yuri mu buzima bw'imbaraga z'umuzuko, ukiranuka nubwo abantu baba bari mu gihe cyo kudakiranuka. Umera nka cya giti ukera imbuto mu gihe kidakwiriye ko imitini igira gute, yera imbuto. Tugiye gusenga Imana. Waba ufite ikibazo wumva cyapfuye, waba ufite situation wumva ikeneye umuzuko, waba wumva papa wa hari ubuzima arimo bukeneye umuzuko, uzi wanyu ko hari ikintu gikeneye umuzuko rata, waba uzi neza ko cya kibazo cyanze y'umuzuko kigezeho cyongera kigasubizwa, wari uzi ko ya ndwara ya babandi na wa undi na kakandi y'imbaraga z'umuzuko zakagezeho. Baravuga ati koko uyu muntu yajyaga asenga tukamuseka, uyu munsi wa none kubera ko imbaraga z'Imana zimugaragayo, natwe twemeye ko uyu muntu yasengaga Imana. Ngiye kubasama guke dusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Nyemerera ubwira Imana ngo Mana nanjye nsanze ari imbaraga z'umuzuko nkeneye kwemera, sanze ari imbaraga z'umuzuko zikeneye gutaha kuri cya kibazo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu ageze imbere y'ahantu bari barahambye umugabo witwaga Lazaro, ngo naho be barashyizeho igitare. Igihe yari agiye kumuzura yavuze ngo nimuvane igitare. Imbaraga zo kuzura zivanaho ibitare imbere y'ubuzima bw'umuntu. Imbaraga zo kuzura zimenagura ibintu abantu bagushizeho. Imbaraga zo kuzuka iyo zaje zikuraho imiryango abantu bari baregetse. Imbaraga z'umuzuko zaje, the power of resurrection, iyo zaje zihindura amagambo abantu baravuze. Abahambye Lazaro bakamushyira icyo gitare, niho Yesu yabwiye ngo nimugende muvane icyo gitare. Imana iyo yazanye imbaraga z'umuzuko ku buzima bw'umuntu, amagambo ajya ahinduka, amateka agahinduka, abantu bagakizwa, bakavuga iyo Mana bakorera nanjye ndayikurikiye. Ndumva uyu munsi mbaye umuririmbyi muzima, ndumva mbaye umukristo muzima, utajenje kutabeshya, udakiranirwa, utabivangavanga kubera imbaraga z'umuzuko. Data turagushimiye, izi mbaraga z'umuzuko turazisabye uyu munsi. Itorero rya ryongere rizuke, rizukane ubutware, rizukane imbaraga, rizukane ububasha, rizukane ubushobozi, rizukane umudendezo, rizukane ubuntu butangaje kugira ngo tugukorere. Urakoze Abba, urakoze Data, tugukomeye amashyi, tugukomeye amashyi, tugukomeye amashyi, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imana hano mugisha, reka twicare gatoya. Haleluya. Erega ibi ntabwo ari ibikabyo, ibi ntabwo ari ibikabyo. Uzasenge abantu bazakubona ukundi,
uzakiranuke abantu bazakubona ukundi. Ariko igishimwa ni iki? Nuko hari igitabo Imana yandikamo abantu bayo. Imbaraga z'umuzuko impamvu nzivuze kuri uyu mugoroba ni ukugira ngo twongere tuzuke nk'itorero ry'Imana. Ikintu kiri mu bubata bw'urupfu kiranuka. Ikintu kiri mu bubata bw'urupfu abantu barakibagirwa. Abantu bibagirwa ko bari abakoriste kubera ko bari mu bubata bw'urupfu. Ukibagirwa kuri umubwiriza butumwa kuko uri mu bubata bw'urupfu. Ukibagirwa kuri umunyamasengesho kuko uri mu bubata bw'urupfu. Ukibagirwa ko muri worship team cyangwa kuri protocole kuko uri mu bubata bw'urupfu. Urupfu rutuma wibagirana. Ni mpamvu Zaburi banditse bashima Imana bakavuga ngo tuba twararengewe rwose. Abana bavuga ngo imva zacu ziba zaramezeho ibyatsi. Ubutware bw'urupfu butuma abantu basibangana mu mateka. Ariko ubutware bw'umuzuko butuma uwazutse avugwa akaratwa Imana. Ndashaka kubwira abakristo bo muri minsi ko tugomba kwirata. Bibiliya ibuza abantu kwirata, ariko njyewe mbemeje kwirata. Reka nsobanure kwirata mvuze ntagire usohoka kugira ngo atajyana ubutumwa bw'igice. Sibyo? Kwirata mvuze Bibiliya avuga ngo uwirata yirata iki? Yirata Imana. Ntabwo handitse ngo uwirata arata iki? Imana. Uwirata yirata Imana bivuze ngo ugomba kwirata kuko Imana ikurimo. Uzagenda mu nzira ntabwo bufite kubera iki? Imana ikurimo. Dawidi ngo yajyaga ryama yiziguye kubera iki? Imana iri kumwe nawe kandi mubereye maso. Baramuhize, Sawuli aramuhiga, ariko yajyaga agenda yirata mu nzira kuko Imana ibereye maso. Tugomba kwirata. Shira ubwoba, humura, Imana yawe irakuzi. Mu bibazo utigeze ubwira Raje Placente Andre, mu bibazo utigeze ubwira umuprofe, mu bibazo utigeze ubwira ukuyoboye muri korali cyangwa worship team cyangwa drama team cyangwa so dusengana, ariko ukabukigumana mu mutima wawe. Ukeneye imbaraga z'umuzuko mu izina rya Yesu. Uyu munsi nujya kuryama uze kugenda uhindukire nka wa mugabo babwiye ngo arapfa, yagiye kuryama arahindukira ngo Mana wibuke ibyo nakoze. Ariko uyu munsi uze kubwira itima, ubwira Imana ati Mana nkeneye imbaraga z'umuzuko, nkeneye kuzuka, nkeneye kugaragaza ubushya. Ibitare byandunzweho kubera amateka yanjye mabi, ibitare byandunzweho kubera imbaraga z'urupfu, ibyo ngibyo bitsindwe mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana mu byaheshuwe riravuga ngo rwose bazaguruka bishime kuko imbaraga z'urupfu zizaba zineshejwe, ngo urupfu ruzatsindwa. Uyu munsi wa none Yesu ibyo bintu byose yarabikoze kugira ngo utazagira ngo nibizaba ku munsi umwe. Uyu munsi wa none impamvu turata Yesu ni ukubera ko yadupfiriye. Haleluya, amen, amen. Reka nsoze rero kubwiriza ntanga ubuhamya. Amen. Ngiye gutanga ubuhamya mbanza kwitonda. Ngiye gutanga ubuhamya ariko ntago nkunda kujyana n'abantu b'abanyamadini n'abantu tudahuje idini wenda. Sije ko njye nakiri mu idini ndi umukristo w'umurokore kandi. Igihe kimwe mfite uncle wanjye ni umumizilma, afite umwana nawe w'umumizilma birumvikana. Twarahuye umunsi umwe yaje kunsura yitwa Abdul. Namubura n'abantu b'abandi. Ya nta manza z'amadini njya ngira. Ahubwo nabo tudahuje idini nibo inshuti zanjye za mbere njye nikundira. Ariko nange ntago mbanga. Turicara hamwe turaganira. Ati Abdul reka tuganire gatoya. Si wemera Yesu? Ati ndamwemera. Nanjye ndamwemera, okay? Bon, nacerekana Muhammad na tumwemere twese. Kugira ngo tuganire neza. Amen. Uwo nkurikiye nagira gutya. Aranje avuga ngo ndamwemera. Okay, reka twumvikane. None se turebe mu bitabo dufite, sibyo? Ni iby'amateka, hari ababyanditse. Reka duhinduke nk'abafilosofe, tuganire ku bintu nk'abantu baba intellectuel. Ndageze amuga ngo rero Abdul, Muhammad na Yesu, mwemera Muhammad kurusha Yesu, nanjye nemera Yesu kurusha Muhammad. Ariko se Bibiliya na Korani bihuriye he? Twasanze hose byerekana ko Kristo ari mu ijuru. Ndamwe se njye nemera ko Yesu ari mu ijuru, urabyemera? Ati turabyemera, twese twemera ko Yesu ari mu ijuru. None se wemera ko Yesu azagaruka? Ati Yesu azagaruka, nanjye nemera ko Yesu azagaruka. None se muri Korani hari ahantu handitse ngo Muhammad azagaruka? Ati ntago azagaruka. None se hari ahantu handitse ngo Muhammad ari mu ijuru? Ati naho byanditse. None se tube nk'abantu b'intellectuel, aho kugira ngo dukurikire umuntu tutazi kazagaruka, yego
no kugira ngo dukurikire umuntu tuzi ko azagaruka, aho kugira ngo dukurikire umuntu tuzi ko atari mu ijuru, no kugira ngo dukurikire umuntu uri mu ijuru. Dukurikire ndi nk'abantu b'abanyabwenge twicaye. Arambwira ati Peter, dukurikije ibyo ngibyo twese twakurikira uri mu ijuru kandi uzagira gute, uzagaruka. Uwo niwe twizeye rero, ni mu muhamashyi. Data, turagushimiye kubw'uyu mugoroba. Mana, ndakwinginze kugira ngo uduhereze kumenya ijambo ryawe n'ibyo twahereye ubuntu. Kuba twarakijijwe ntibyari impanuka mwami. Bibiliya iravuga ngo turabo yaremye kera ituremeye imirimo myiza itari mu isi, itari yo mu miryango, ntabwo ari byo twasigiwe na ba sogokuruza, ahubwo ngo ni imirimo myiza twaremewe iri muri Kristo Yesu. Ndakwinginze Uwiteka, abakristo twese turi hano, uduhereze kuba muri wowe mwami. Imbaraga zawe zigendere muri twebwe, amagambo yacu ahinduke arate wowe, kuko ari imirimo myiza zishobokera. Duhereze imbaraga z'umuzuko kuri uyu mugoroba, imbaraga z'umuzuko zigendere mu nkumi, zigendere mu basore, zitugenderemo. N'iyi vakanse tuzagenderamo hazaba imbaraga z'umuzuko. Ndagushimiye Yesu, imbaraga z'umuzuko kuko wari uzifite, waziherezaga n'abandi. Uyu munsi umukristo wabonetse niyakira imbaraga z'umuzuko arazisangiza n'abandi. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti tubyiyaturiyeho, mu izina rya Yesu, ngo imbaraga z'umuzuko zituzeho twese, twamamaza ineza yawe, tuvuge urukundo rwawe, twamamaza amashimwe yawe, tugukomeye amashyi kuri Imana yumva. Urakoze Jehova, mu izina rya Yesu, amen.